ubanza nta ntambara, nta rugamba, nta no kurwana bikomeye cyane byigeze bibaho kuva isi yaremwa, cyangwa se n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabayeho ngo habeho intambara n'urugamba nk'ibyabayeho mu ijuru. Kandi nta kubabara, nta no kuboroga no gutakamba n'umubabaro utigeze ugirwa n'ikiremwa icyo ari cyo cyose kigeze kibaho nk'umubabaro Satani yizaga arimo gukorwa mu ijuru. Abantu benshi ntibiyumvisha ko mu ijuru habaho intambara, cyangwa se haba harabayeho intambara rukokoma itigeze ibaho, itazigera inabaho kuva isi yaremwa. Nk'iyo ngiyo yabayeho Satani ajugunywa mu isi, ngo babyiyumvishe, ngo bumve ko iyo ntambara yabayeho. Gusa iyo ntambara yabayeho koko twifashishije ibyanditswe muri Bibiliya kandi n'ibyahishuriwe Yohana ku kirwa cy'i Patimo. Ese kuko Satani yarigometse aramanurwa mu isi, ajugunywa ikuzimu mu mubabaro n'aho yateguriwe umuriro w'iteka ryose? Reka tubirebe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 7. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, nicyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, nicyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutwari bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhama kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajurwe, nawe abarimo nimwishime. Naho wowe wasi we, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ibyo ni ibigaragaza ko Satani yashatse guteza intonganya n'imvururu mu ijuru, ariko ntibyamuhira. Arakubitwa, aratotezwa, aramanurwa, aravumwa, aba ikivume kandi kimwe giteye ubwoba kitigeze kivumwa kuva isi yaremwa, ariko we aravumwa. Ese waba utinya Satani? Oya, ntugatinye umwanzi Satani, kubera ko nawe ari ku minyururu araziritse, kandi nawe ahari afite ubwoba n'umubabaro. Ese ni gute utinya ufite uwo atinya nawe? Ni gute wakwirukanka ugahunga ufite uwo ahunga? Ntukagire ubwoba, Satani yaraneshejwe, yaratsinze. Yesu yaramutsinze, amumanurira ikuzimu, aramuboha, aramuhambira. Ubu ngubu ntacyo gishinzwe, nta na kimwe. None se ntiwibuka ko n'ibisigisigi bya Satani Kristo yabiribatiye ikuzimu? Nshuti, don't be afraid, ntukagire ubwoba. Yesu yaratsinze. We are child of God.